kadushima Imana muri iki gitondo iduhaye amahirwe atangaje cyane, ikadutarurukanya aho twari turi twese, ikaduhuriza mu nzu yagenewe yuko tuyiramirizamo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bigaragara ko mu maso murakeye cyane mwese, tuba dukwiye kunezererwa imbere y'Imana kuko aya ni amahirwe atangaje buri wese aba agomba kwishimira kandi akayanezererwa. Tugeze mu mwanya w'ikigisho cy'abakirisito, tumaze igihe kinini twiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Reka ndabe abantu batunze iki gitabo mu ngo zabo, shamanike hejuru cyane abatunze iki gitabo mu ngo zabo baracyari bake cyane. Abumvise se basi amakuru ari muri iki gitabo bagire barya mu bintu wifuza kuzagira iwawe, waba uri umusore, waba uri mu rugero rwose rw'imyaka ufite, mu byo wifuza gutunga cyane. Bibiliya iri mu bya mbere mu bitabo byinshi by'umwuka w'ubuhanuzi, ariko n'iki kiri mu by'ibanze kuko cyo ni umuvuzi uzakuvura aho uzaba uri hose. Turasabira abizera yuko rwose uyu mutungo dufite mu itorero muzagerageze ushakisha uburyo bwose izi nyandiko dufite ziri mu butunzi bukomeye uzitunge ku giti cyawe. Mbere yuko dutangira kwiga, hari itangazo ryatanzwe nimugoroba. Abayobozi bose abamatsinda b'ibihande ndetse n'abakuru b'itorero hari gahunda bafite hasi, reka tubasabe batambuke bamanuke bajyeyo kugira ngo iminota yagenwe itaza kugira ikihungabanya. Noneho n'abana n'urubyiruko, abana n'urubyiruko nabo hari aho bajya bigira hasi bajya kugira ngo bahure banoganye gahunda n'abigisha babo. Hashize iminsi twiga icyisho cya 13 cyatubwiraga imirire yagenewe abana. Mbere y'icyo kirangiye cya 12 cyatubwiraga imirire y'umubyeyi utwite. Ku bantu mwakurikiye guhera ku cyigisho cya mbere, ndabifuriza yuko amagambo ari muri iki gitabo buri muntu wese wazagerageza ugashaka uburyo ushaka icyumba uzayabikamo muri wowe. Kubera iyihe mpamvu? Twabonye umudamu utwite imyitwarire asabwa kugira. Noneho igihe kiragira wa mwana umudamu atwite akavuka, kandi kugira ngo umve agaciro k'ibyo ujye utekereza ku mpano wahawe ikomeye cyane yo kugira ayo mahirwe. Hari benshi bayabuze. Ikindi, buriya wari uzi yuko ukuri uyu munsi bituruka ku guhera ku munsi wa mbere bagutwite mu nda kugeza ku munsi wa mbere wavutse. Ibikuranga uyu munsi bituruka ku mirire wahawe muri icyo gihe cyose, guhera ikiri mu nda kugeza uyu munsi. Hari abaganga bari hano, abaganga, hari sekuruza w'abaganga watangije umwuga w'ubuganga. Yaravuze ngo buriya ibigize umuntu byose nta gisigaye. Ibigize iki? Ibigize umuntu. Mu bigize umuntu cyane cyane ni ibijyanye n'imitekerereze, imyitwarire, ubuzima afite uko buhagaze, byose bitangirira mu nda. Jambo muraryumvise? Ikindi, ubwo burwayi cyangwa ubundi buzima bwiza bigahera ku rutirigongo. Rutirigongo ni ijambo abanyarwanda twumva cyane, bigaragaza yuko rero twe nk'abadivantisiti dukwiye gushaka uburyo aya mahirwe twagize yo kugira ubutunzi nk'ubu bungana gutya mu nyandiko. Tugomba gufata umutungo ugahinduka ukaba wacu. Mu cyumweru cyashize umwigisha wabanje hari amagambo yasorejeho yari meza cyane. Yavugaga ngo kuri page 249 isubiya kabiri, ikibazo abantu benshi bibaza ni iki ngiki: mbese turya iki? Mbese tuzamera dute? Tuzabaho dute kugira ngo tubyaze umusaruro iki gihe cya none? Inshingano n'amahame by'ingenzi bishyirwa ku ruhande kugira ngo abantu bishimire iby'uwo mwanya. Niba dushaka kugira ubuzima buzira umuze, tugomba kubuharanira ku rugero runini. Ababyeyi nibo barebwa imbere na mbere n'ubuzima buzira umuze bw'imibiri y'abana babo n'imibereho myiza y'ubwenge bwabo. Buriya umubyeyi igihe ugize umugisha ugahabwa amahirwe yo kugira umwana, amahirwe ntabwo ukwiye kuyapfusha ubusa. Muzasomeza buri 139 umurongo wa mbere kugeza ku wa 13-16 herekana uburyo mu bushobozi bw'Imana bukomeye umuntu aremerwa mu wundi.
nimugoroba watwigishije nyina w'umuntu, ngira ngo hari ibyo mwumvise ndetse turabareke no kuza kugaruka kugira muze kumva amahirwe yo kuba umubyeyi. Umurimo Imana ikorera mu mubiri w'umubyeyi, iyo ubigenzuye n'abize ubuganga nta busobanuro bazaguha bw'iki gikorwa gikorerwa mu muntu, ariko kuko twizera ijambo ry'Imana ibyo Uwiteka yahamije n'iby'ukuri. N'uyu munsi ubirebye wese uzabona gukora kw'Imana gutangaje. Reka mbabwire, subiza inyuma ufite ukwezi kumwe, ninde wari uzahari? Ese wigeze kugira ukwezi kumwe uri ku isi? Ko mutansubiza. Wigeze kugira umunsi umwe uri ku isi? Reba imyaka umaze ku isi. Uyu munsi aho turi hari abandi, muzi ko igihe kizagera aha turi hakaza abandi, ariko hari ukuboko kw'Imana kutuyobora. Nezezwa nuko Yesu anyobora, ni ukuboko kwa Yesu kutuyobora. Aha rero ababyeyi bafite inshingano yo kwita ku mwana guhera ku munsi wa mbere akiri mu nda kugeza igihe uwo mwana azasohoka mu rugo akajya kuba umubyeyi nawe. Ni icyigisho kirekire cyane, ntabwo wabona umwanya wo kugitondora muri uyu mwanya, ariko muri urwo rugendo rurerure guhera ku munsi wa mbere uwo mwana umubyeyi hari ibyo agomba kumuremamo. Akagingo tujye kujya kavuga ngo intandaro yo guhangayika n'uburakari. Intandaro yo guhangayika ni iki? Si uyu munsi abantu barahangayitse? Abana bagomba kugira akamenyero kadahinduka mu ngeso zabo zose, bikababera nk'itegeko. Igihe ababyeyi babemerera kuryagagura baba bakoze ikosa rikomeye. Inkurikizi yabyo ni uko igifu kigira akaga kazavamo uburwayi. Imirire itaboneye ibatera ingorane mu igogora. Nyamara umubyeyi ntiyumva ko ari inshingano yo gutekereza kuri iki kibazo ngo ahindure imikorere ye ku mwana, ahubwo ahora yumva ko umwana akwiriye kumuha ibyo ararikira. Muri ubwo buribwe bw'umwana usanga ahubwo amwongerera utuntu two kurya, ati umwana wanjye ararize, mumpe kashikarete, mumpe kake kakano karyohereye, agatera umwana ikinya. Nyamara umwana muri we hari ingingo ziri gucagagurika mu mubiri we kubwo bwo kutitabwaho n'ibyo umubyeyi yamuhaye. Usanga ahubwo amwongerera utuntu two kurya nka keke cyangwa utuntu nk'utwo ngutwo ngo umwana akunde amugushe neza. Nyamara ibi byose byongerera ibibi w'umwana. Ababyeyi bamwe muri iryo shavu no gushaka gukora umurimo uhagije usanga aribo barushije abana guhangayika n'uburakari, maze bakabatuka ndetse bakabakubita, bakabatera ubwoba ngo barebe yuko batuza. Muzabibona no mu muhanda, hari abantu batajya bagira isoni, ugasanga umubyeyi aragendana n'umwana cyangwa mu ruhame nk'uku nguku. Umwana kubwo kugubwa neza kubw'ibyo yarakeneye ku mubyeyi, umubyeyi atubahirije, ahubwo umubyeyi akagerageza gushaka ikindi kintu runaka yamera nk'ubuhenda abana. Icyo umubyeyi abagendereye ni ukugira ngo uwo mwana aceceke, kugira ngo uwo mwana atuze. Hari igihe umubyeyi amukangisha igitsure, ariko buriya intandaro y'ibyo nibyo umubyeyi yahaye umwana. Nk'uko twabivuze hejuru, uburwayi bwinshi hafi 98% buturuka mu byo twashyize mu nda. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Buriya mwari muzi yuko abana benshi, abagabo benshi, abadamu benshi uyu munsi bariho bafite kudatekereza neza kuko ubw'ingaruka z'imibereho babaye hahashize mu bijyanye n'imirire. Iyo tuvuze ijambo imirire hano ndagira ngo muryumve mu buremere bwaryo. Twese tumaze icyumweru mu minsi 6 dukurikiza iby'Imana yatubwiye. Mu minsi 6 tugomba kugira gute? Dutegetswe gukora. Ntabwo tubisabwe, turabitegetswe, ni itegeko ry'Imana. Icyo tuba dukorera buri munsi ni ukugira ngo nugera mu rugo babone icyo bashyira ku isahani, kugira ngo tubone ibidutunga. Hari icyo dukorera. Burya iyo wishyurira umwana ishuri ni ukugira ngo mu gihe kiri imbere, ni nk'igiti uba uri gutera, ni ukugira ngo icyo giti ugiye gutera mu gihe runaka igihe uzaba utagifite ubushobozi uzabona aho uzugama icyokere cyo mu isi, cy'ubuzima bwo mu isi. Itegeko ry'Imana tubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ugire gute?
uramire mu gihugu Uwiteka Imana duhaye kubamo. Muri iyo shene ndende, muri uwo murongo mugari cyane, ababyeyi dusabwa kuwugendamo dufite ubwenge buva ku Mana. Kubera iyihe mpamvu? Ubuzima tubayemo ni ubuzima bugoye, ariko akenshi iyo mpagaze kuri ndababwira ngo nshimira Imana yangize umudivantiste. Muzi impamvu? Dore ubwenge tufite n'ubu. Ubu ni ubutunzi bukomeye ushobora gufata bukazakurinda muri iyi ubuzima bwawe bwose, ariko n'ubwirengagiza. Mu cyiciro duheruka kwiga baravuze ngo uyu munsi dukizwa ibintu bibiri imbere. Umugisha ni iki? Reka mbifurize guhitamo umugisha mwese. Mbifurize guhitamo kuyoborwa n'Imana. Mu buryo Imana izatuyobora, izakwigisha kurya. Uzamenya ibiryo ugiye kugaburira umwana wawe. Ibiryo ugiye kugaburira umwana wawe nababwiye ko ni nk'igiti ugiye gutera uzugamamo izuba mu gihe kiri imbere utazi. Kandi buri minsi yacu irirukanka cyane. Akenshi ababyeyi usanga bivovota kubera ubuzima bw'abana babo, maze bakihutira kujya kwa muganga, mu gihe bagombye gufata umwanya ngo batekereze ko ikibazo giterwa n'amakosa yabo mu mirire. Uyu mugabo nababwiye ukuri wabanjije abaganga bose yaravuze ngo buriya ibyurya, reka ndahite kuri ijambo, abantu benshi babereyeho kurya, nyamara turya kugira ngo tubeho. Sinavuga zirumvikana. Buri wese nafata urugero. Reba igihe tuba tugeze mu masaha meza yo kugira ibyo dushyira mu ngingo zacu. Reba imyitwarire ugira. Ndetse hari igihe amarangamutima y'abantu benshi cyane abatamaza. Turi kugendana? Ndagerageza kuvuga ikinyarwanda kiri uko nguko mu cyakiri. Hari igihe umuntu ajya agira amahirwe yo kugera ahantu runaka mu birori bitandukanye, ya marangamutima y'icyo gihe tuba tugezemo abenshi arabatamaza. Nigeze kujya ahantu hamwe muri ibyo birori, umuntu kubwo kureba ibitukura cyane nka bimwe bya Esawu, hamanuka nisakabaka, yego ntago ari igikona, iramutamaza mu bantu, iraza igabana kuri ibyo yashyizeho bitukura, arangije uko imyenda yahindutse nagahomamunwa. Ariko niki shaka kubereka, igihe tugeze hariya umubiri uba ukwiye gushaka uburyo ugenzurwa n'amarangamutima yacu. Kuki? Ugomba gushaka uburyo hariya ngo Paulo nawe aravuga ngo igihe turya, igihe tunywa, ibyo dukora byose tujye tubikorera guhesha Imana icyubahiro. Guhesha Imana icyubahiro ni iki baba batubwira hariya? Nuko ibyo ugiye gushyira muri iyi mashini yacu y'umubiri, bura niba hari imashini ikomeye cyane n'abantu abaganga bagerageje gushaka uburyo bayigana ikabananira, n'uburyo Imana yaremye ingingo z'umubiri wanjye wawe. Ariko zikufata imboga z'icyatsi kibisi wazirya hakavamo amaraso atukura. Twaremwe mu buryo butangaza. Buri ujye wireba ingingo zawe zose zikuriho, ujye uvuga uti Imana uzampe kuguhesha icyubahiro muri byose. Mu bijyanye n'imirire rero, abenshi barenga umurongo Imana yifuza ko bageraho, kandi bigasoza biteje n'igihombo cy'igihe kirekire. Turiho mu gihe cyo gushyigikira inda nini n'umururumba. Amagambo ariko murayumva? Turiho mu gihe cyo gushyigikira inda nini n'umururumba, kandi akamenyero urubyiruko rwatojwe rwageze gute? Guhera kuri wa munsi wa mbere asamwa kugeza ku munsi wa mbere avukiye ku isi, umwaka 1 2 3 4 5 kugeza ku myaka 11, kugeza ku myaka 16, hari akamenyero urubyiruko rwatojwe. Kimwe ndetse na benshi mu Adventiste umunsi wa 7 nuko babayeho imibereho inyuranije n'amategeko agenga ibyaremwe. Igihe kimwe nari nicaye ku meza n'igitekerezo umwanditsi agiye kuduha. Nari nicaranye ku meza n'abana babiri bari hafi imyaka 12, batangira kugabura inyama ku bwinshi. Maze umwana w'umukobwa warakaye asaba ko bamuha uduhaza. Bamuha icupa ririmo utwo duhaza pickers, twazanywemo ibirungo byinshi hamwe n'imbuto za sinapi. Umwana arabirya. Uwo mwana yarabaye iciro ry'umugani kubera imyifatire ye yo guhangayika no kurakara, kandi imirire yari yaramenyerejwe niyo yamuteraga bene iyo myitwarire, iyo myifatire. Umwana w'imfura yumvaga adashobora kurya ibyo kurya bidafite inyama,
kandi ukabona ko afite umururumba ndetse no kutubaha. Iyo atabonaga ibyo ashaka, nyina yari yaramumenyereje ibyo ararikira, kugeza ubwo yari yarahindutse imbata y'uwo mwana ku byo ararikira bingana iki byose. Uwo mwana w'umuhungu wasangaga ari inkorabusa, cyangwa akamara igihe asoma ibidafite akamaro cyangwa ibi bikurusha, yahoraga yivovota ataka umutwe kandi ntagire ipfa ry'ibyo kurya byoroheje. Byaturutse ku byo nyina yamunyereje. Umwana yarira, ngicyo bya biri twavuze hejuru, ndebe ko byibuze yaceceka iminota 2. Nyamara nubwo bwumva yuko ari buze guceceka kubwuko yananiwe, kubwuko yabuze imbaraga zo kumenya kwigaragambya imbere yawe, ngo uyu mwana yahoranaga ikibazo cy'umutwe udakira. Naho hejuru nababwiye ngo burya indwara nyinshi turwaye hafi 98% bituruka ku mirire yacu. Uyu mwana ngo yari inkorabusa. Yari inkora ki? Ko mutabivuga cyane. Yari inkora biturutse ku mirire. Buriya imirire dufite nuzajya wireba ukabona ufite ubunebwe, ufite ubupagani. Igitabo cyagiye gukunda gikoresha amagambo avuga ngo ibikabura mubiri. Ni ukuvuga ngo ni ibintu dushyira mu nda zacu bigasoza icyo umubiri wari ukeneye mu byo tugiye kurya, ahubwo ibyo turiye bikadutera guhinduka mu bundi buryo. Ibyo kurya byangiza intekerezo. Ngiye kubaho urugero rukomeye. Ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, icyabatsindiye muri Edeni ni inda. Mujya mubimenya? Niko biri. Yesu igihe yari ku isi amaze kubatizwa muri Yorodani, Satani yarahagurutse amugerageresha inda. Esawu yanyazwe umugisha w'umwana mukuru kubera inda. Mu bintu Satani ashaka kuzatsindisha abizera Imana, yamagambo muyumve, ni inda. Dukwiye kubaho dufite ubwenge buva ku Mana kugira ngo ibyo tugiye gufungura nk'umuryango, ababyeyi mu byumve. Ndetse igitabo cyerekana yuko yaba umugabo yaba umugore, umuntu wese mu kigera cye arimo ategetswe kwiga guteka. Abagabo mu byumve. Ese kwiga guteka ni iki? Niba ari umwuga mwiza ubaho n'uyu nguyu, kubera iyihe mpamvu? Ibyo nibyo bigiye gutuma ugira umubiri. Burya ubwonko, imisokoro, amaraso atembera mu mubiri yacu yavuye muri bya bindi byose dushyira mu nda zacu. Kubw'ibyo rero igihe tutayobowe n'umwuka w'Imana, umwanzi azabifata abihinduremo uburozi, bisoze ubaye umuntu w'umusazi mu isi. Ababyeyi bagomba guha abana babo imirimo bakora. Nta kintu kibi kiruta kuba inkorabusa. Kuba iki? Ariko abantu benshi bati twabuze ibyo dukora. Ntago ari byo. Bituruka kuko ababyeyi bateruye abana babo. Buriya hari byinshi byo gukora. Ababyeyi bagomba guha abana babo imirimo bakora. Nta kintu kibi kiruta kuba inkorabusa. Akazi k'amaboko gatuma umubiri ugira imbaraga, ugira amagara mazima. Akazi k'amaboko gatuma umubiri ugira amagara mazima, kandi gatera kugira ipfa ry'ibyo kurya byoroheje, bifitiye akamaro umubiri, bifitiye umubiri akamaro. Kandi abana cyangwa urubyiruko bakoze akazi neza ntibazava ku meza bivovotera kuba batabonye inyama cyangwa ibyo byo kurya bikurura irari ribi. Turahamagarirwa kubaho dufite umurongo n'amahame tugenga. Kandi reka nkubwire, no muri ubu buzima uzabona ingaruka z'ibyiza bibivamo. Ntabwo dukwiye kubaho turi abantu bashukwa n'isahani, ahubwo muri kiriya gihe uba ukwiye gutekereza inshuro nyinshi. Kubera iyihe mpamvu? Ibi ngiye gushyira mu nda niho imitekerereze izaturuka. Igifu cyacu twajya tugirwa inama nyinshi, ni urugingo rugomba kwitabwaho, kuko iyo rwitaweho ubuzima bwawe buzaba buzima. Gutegeka kwa 2:28 Mose abwira Abisirayeli ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitendera amategeko yayo yose Imana idutegeka, nta ndwara n'imwe izakugeraho muzatejwe abanyegiputa, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute? Kabivuze. Ahubwo imigisha Imana itanga isaba ikigombero. Gira umwanya muri wowe mu bwonko bwanjye bwawe,
ugomba kubikamo iby'Imana. Zaburi 19:11, nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye Mana ngo ntagira gute, nta gucumuraho. Dukwiye kubaho turi abantu bafite icyitegererezo, dufite umurongo ngenderwaho, n'abantu bajya bakubona bakwatuye umuntu atandukanye n'abandi. Ariko mwitonde, ntago ari urugamba rworoshye. Aha rero abana bagomba gutozwa kugira ibyo bakora, bagomba gutozwa imirimo yo mu rugo ikinyuranye n'ibyo. Ababyeyi benshi bafasha abana babateza ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ryiza ariko mu gihe cyaryo. Umwana uramubuza kujya koza amasahane, ntago umwana wanjye agomba kujya kwanduza intoki ze ajya mu byo gukoraho ibyo abana basigaje. Oya, igihe uwo mwana umufashe ukamuha byibuze akazi k'isaha mu rugo, bwa bwonko yerekeje muri ibyo ari gukora, byanze bikunze igihe kizagera amenye yuko agomba kubyikorera. Naganiraga n'umugabo umwe n'umuyobozi, ambwira uburyo yize kaminuza muri Amerika. Yambwira ati jyewe nta bushobozi nari mfite, mvuka mu rugo rukennye. Igihe abanyeshuri babaga batashye, yaragendaga guhera saa 6 z'ijoro akagera saa 11 kaminuza yose amaze kuyikoropa. Yigaga icyiciro cyo hejuru, PhD. Byashoje uwo muyobozi PhD ayitahanye. Uyu munsi n'umuyobozi ukomeye. Niki kirimo hano? Ababyeyi mugomba gushaka uburyo abana tugira uruzitiro tubazamuriramo. Wimuha gukoresha ikoranabuhanga ku ishuri azarikoresha, niba afite amasomo arikoreramo azarikoresha, ariko igihe umuhaye kujya muri ibyo birangaza, ubwonko bwagiye kubunyereza, bizasoza bimuteye diyare mu bwonko. Ijambo muraryumva? Bizasoza bayikintazi. Munyumve, ntago ndi gutukana, ahubwo nuko igihe tugezemo ni igihe tugomba kugira umurongo tuyobowe n'ubwenge buva mu ijuru, tukagira umurongo tubaho n'abacu. Yesu umwana w'Imana mu murimo w'amaboko yakoraga w'ububaji, yakoraga ikira kwiga icyigisho cyiza cyane kizasiga buri muntu wese ubishaka azasobanukirwa Yesu. Ni Imana 100% nkuko twabibonye. Ariko we arahaguruka ajya gukora ikira. Harababaje bari hano, ajya afata amaboko wa wundi wakoresheje ijambo rye ibiti bikabaho bikuze, yagira ku muntu akamubumbabumba. Yarahagurutse akoresha iki? Nicyo nababwiraga ngo buriya nushaka uzabona yuko ibyo gukora ari byinshi, ahubwo kwibwira ngo iki sinagikora bizasoza bigukozeho. Kikirwana muracyumva? Yesu umwana w'Imana mu murimo w'amaboko yakoraga y'ububaji yahaye urugero abana n'urubyiruko rwose. Reka abana batinya cyangwa bivovotera imirimo isanzwe y'ubu buzima, bibuke ko Yesu yumviraga ababyeyi kandi akagira uruhare mu guteza imbere umuryango. Nta byo kurya by'ikirenga kandi bidafite akamaro umubiri byazaga ku meza ya Yosefu na Mariya, kuko babarirwaga mu bakene babayeho imibereho iciriritse. Iki kimwe nibo twabonye ritanira avuga ngo ariko i Nazareti hari cyavayora. Abigishwa cyo ku isato mwana bibonye, ariko uyu bavugaga ni nyiri bihe byose. Kambabwire, niba duhaye amahirwe uyu munsi je nawe duhurira yuko tukiri kwisi, niba wategetse yuko umucyo utambika mu gitondo, mu kubyiruka kwe Imana yigize umuntu yakoreshaga amaboko. None uyu munsi umusore avubyuka akavuga ati jyewe nzajya gukora muri ministeri runaka, abarimo suzabashyiraye. Turi kugendana ariko kisho kirakomeye. Shaka uburyo uzashinga ministeri yawe, aho guhinduke muri bamwe bagiye kuzazana abakozi bakora muri ministeri yawe, kandi ibyo birashoboka. Aha rero ababyeyi muri kwa guterura umwana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku minsi yose umubyeyi azaba kimufiteho uruhare no kumubwirika inzira. Reka mbabwire, mureke dusaba ubwenge buva ku Mana. Nibitagenda gutyo tuzisanga aho tudatekereza yuko twaba, kandi Imana iri kudukebura nawe hakiri kare kugira ngo uwo mworera tutazawugwamo. Hari minota yagiye, isano y'imirire n'iterambere ry'ubwenge. Iyi ngingo tuzayimbikamo cyane ubutaha, ariko hari amagambo nifuza yuko nsorezaho muyumve.
ubushobozi Satani akoresha arwanya urubyiruko rw'iki gihe buteye ubwoba. Niba ubwenge bw'abana bacu budashikamye bihagije ku mahame y'iyobokamana, umutima nama wabo wazangirika bitewe n'ingeso mbi babasha gukura aho bagenda. Akaga gakomeye cyane k'urubyiruko gaturuka ku kubura kwitegeka, ku kubura kugira gute. Erega uyu mwana ntabwo azitegeka kandi umubyeyi atarabanje kugira amahame amutegeka kugenderaho. Haribwo icyaha kizajya kuri nde? Bibiliya iratubwira ngo menyereza umwana inzira. Uwo mwana namara kumenyera, ariko kumenyera muri kuryumva, toza ni imbuto ugiye kubiba. Iyo mbuto byanze bikunze izasoza yeze izindi mbuto nyinshi. Kandi reka mbabwire, igihe kizagera unezezwe n'imbuto wabibye. Iyo aba twagiraga amahirwe yo kujya dufata umwanya tukiga amagambo nk'aya, reka mbabwize ukuri, ntabwo mwisi uzayicuza. Ariko nubwo uzitera ikinya ugahumiriza kavuga ngo abana barananiye, byamaze kugaragara yuko uyu mwana n'umuziranenge. Reka dufate urugero, umwana agize amezi 9 aravutse. Uyu mwana azahari dutangira twasanze yuko twese hari umunsi wa mbere twabaye ku isi, ntago nari nza hondi, reka ne kubashyiraho basanga umwari mubizi, ariko tugihuriyeho. Kugera ku myaka 5 sinari nza hondi, ariko imyaka runaka ntangira kureba ikezi. Igihe cyaje kugera sohoka mu rugo rw'iwacu tikamabwira sinzi imbaraga yahansohoye. Ariko muzasanga hari abasore bafite imyaka 25 30 bakirara hehe. Mubyeyi umenya yuko ibyo wabibye utangiye gusoroma imbuto zabyo. Buragiye kigera umwana aba ategetswe gusohoka mu rugo akagira gute, hano hanze tukabyita kujya guhiga, akajya guhiga. Niki shaka kubabwira hano, Satani mu bintu agerageza gukoresha cyane ni ukutagira icyo witaho, ni ukubaho uri inkora busa. Kandi reka mbabwire, buriya abana mu byigisho tuzabigisha cyane uzavuga amagambo menshi, ukubita inkoni nyinshi, ariko bizasoza ntacyo zigezeho. Ariko igihe tugize imico tukagira imibereho yuzuye ubumana mu bwonko bwacu, reka mbabwire, nubwira umwana, nuhagarara imbere y'umwana wawe azumva kurenza yuko wafata izidangururamajwi zose ukazimushyira imbere umubwire. Imibereho dufite niyo cyigisho gikomeye cyane kizigisha abo tuba aho. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana ikunda Aburahamu nuko yagendaga yubaha Imana, agatoza nabo mu rugo rwe rwose kujya bagenda bagira gute, bubaha Imana. Uyu munsi ni sekuruza wabizera. Reka twizere iyo Mana yizeye. Iyi Mana izafungurira ubwonko bwacu kwakira umucyo ukomoka kuri yo. Tube mwisi dufite ubwenge, tube mwisi turi abategereje kuzabana n'Imana n'abadukomokaho. Reka dutange ubushake, ijuru ribitwuzurize. Ubutaha tuzatanga umwanya w'ibibazo, nabwo ikishari kizasoza. Ariko reka bizera duhagurukire dukangukire kwiga kubana n'Imana. Imana ibutubashishe mu izina rya Yesu.